Mu gihe imirimo ari mikeya mu Rwanda ndetse Leta y'u Rwanda ikaba ishishikariza abantu kwihangira imirimo, kuri uyu munsi amamoto arimo gucibwa mu muhanda, ibintu abaturage bamwe na bamwe batarimo kwishimira bitewe n'uko utuzi bagiye bihangira kuri uyu munsi turimo kuzamo imbogamizi. Nk'uko mubizi muri iyi minsi hariho ubutwazi bw'amatagisi cyangwa se amabisi agenda ahagarara mu byapa, aho amamoto yabashaga kuba yagera byoroshye, bityo bikaba birimo gutuma abantu batabona abagenzi cyangwa se abamotari batabona abagenzi, ndetse murabizi yuko bavuze ko mu bihe biraza ndetse n'izo moto baraza kuzigabanya. Ibyo byose nubwo bimeze bityo, ntago abaturage cyangwa se abakora umwuga wo kumotara babibona kuko nk'igisubizo kuri bo, ahubwo babona ari ibintu bije kubasubiza inyuma cyangwa se bije gutuma batabasha kubona amaramuko nk'uko bari basanzwe bayiteze muri ubwo butwazi bwabo bw'ibinyabiziga. Ubu kuri ubu ngubu ubutwazi bw'amabisi bwaratangiye, ndetse aho bisi ishobora kunyura iyo umumotari abashije kuba yakandagiramo nk'umwanya mutoya, aba yiteguye guhita yandikirwa amande cyangwa se byanarimba n'ikinyabiziga cye bakaba bagitwaye. Abamotari rero bakomeje kuvuga ko ibyo bintu uko byagenda kose hari aho nabo bagira gutya bakumva ko babangamiwe, kandi koko urebye usanga koko izo challenge kuzakira bigoranye cyangwa se bitahita bibabangukira byihuse. Nubwo hari ibintu biza nk'ibisubizo by'abaturage, ariko nanone ntibikuraho ko hari n'abandi baturage nyine bamwe na bamwe bagenda babangamirwa cyangwa se ntibanezezwe na serivisi cyangwa se ibyo bari kubona nk'iterambere, bakabibona mu bundi buryo nyine mu buryo ki bidashoboye kuba ari igisubizo cyane cyane kuri bo. Murabizi mu minsi yashize hariho inkubiri y'uko ngo sipiro zica abantu mu buryo butandukanye, bavuga ko zidafite amaferi, ariko nanone biza kugaragara ko ari abamotari bamwe na bamwe badafite ubumenyi busobanutse bwo kuba bashobora kuzitwara mu buryo bukwiriye. Ni James Legend, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.